Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Imana yacu y'urukundo, Imana y'imbabazi, tuneshejwe n'umwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera rigira ububasha muri twe, Mwuka wawe wera aduhishurire ubwiru bwaryo ndetse anadushoboze gusohoza icyo dutumyeho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ijambo ry'Imana rifite intego yo kubaho ubuzima bwejejwe. Uyu munsi rero turasoma Zaburi 119 n'umurongo wa 11. Nanditse ngo nabikiye ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Imana yacu tugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, iki cyumweru dufite intego yo kubaho ubuzima bwejejwe, ariko si intego igarukira gusa kuri iyi minsi y'iki cyumweru, ahubwo bikwiriye kuba intego y'ubuzima bwacu bwose, nubwo ari byo turimo tuganiraho muri iki cyumweru. Ubuzima bwejejwe ni ubuzima butari mu ibyaha. Ubwo buzima bwejejwe rero ni ubuzima kugira ngo bikunde, kugira ngo bushoboke, bisaba ko ubwo buzima buba bushingiye ku ijambo ry'Imana. Ni ubuzima bugenda neza nk'uko ijambo ry'Imana ribwiriza. Umuntu ubayeho ubuzima bwejejwe ni umuntu ubayeho ubuzima bushingiye ku ijambo ry'Imana. Umuntu ubayeho ubuzima bugenda neza nk'uko ijambo ry'Imana ribwiriza. Mwifurije kubaho ubuzima bwejejwe, mwifurije kubaho ubuzima bushingiye ku ijambo ry'Imana, mwifurije kubaho ubuzima bugenda neza nk'uko ijambo ry'Imana ribwiriza. Ahantu heza rero dushobora kubika ijambo ry'Imana dukurikije ko ibyanditswe byera bitubwiye, ahantu heza dushobora kubika iryo jambo ni mu mitima yacu, si mu bitabo runaka ngo ijambo ry'Imana ni kuriya turisoma muri Bible. Dukwiriye kuribika mu mitima yacu, ntabwo dukwiriye kurigarukiriza gusa muri Bibiliya, ujye uhora uyitwaye cyangwa se ngo ubyandike muri hamwe, wandike utuntu muri telefone yawe. Oya, ntabwo rwose ari aho ngaho h'ingenzi dukwiriye kubika ijambo ry'Imana, si muri audio z'ibyigisho runaka by'abantu, si mu ndirimbo, ngo n'ubu utari kuririmba ijambo ry'Imana n'ubu urifite. Aho hose ni byiza kurigira mu ma-agenda, mu ma-audio twarikodinze y'ibyigisho, mu ndirimbo. Ibyo bintu ni byiza rwose kubigira, ariko ijambo ry'Imana ntidukwiriye kuribika hariya ngo rihore hariya, ahubwo dukwiriye kuryakira turikuye muri ibyo byigisho, turikuye mu ijambo ry'Imana twabwirijwe, tukaryakira mu mitima yacu rigaturamo. Kuko ijambo ry'Imana ufite mu mutima wawe niryo rigira umumaro. Iryo ufite muri audio no nta mumaro rigira cyane. Iryo ufite wabitse muri agenda nta mumaro rigira cyane. Rigira umumaro ni ribitse mu mutima. Imana tugirire neza. Hanyuma umuntu ufite ijambo ry'Imana aho mu mutima we, waribitse mu mutima, nk'uko Zaburi yatubwiye ngo nabikiye ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Umuntu ufite ijambo ry'Imana muri we kandi akemera ko rimuyobora muri byose, akagenda nk'uko ribwiriza, akarifataho reference muri byose, uwo abaho ubuzima bukiranuka kandi bigakunda. Imana itugirire neza. Rero abantu benshi bavuga ati se wabasha kuvuga ukuri muri ubu buzima? Wabaho gute utabeshya? Wabaho gute ati wacuruza gute utabeshya? Wabaho gute utabeshya bosi? No, birashoboka. Umuntu ubayeho ubuzima bushingiye ku ijambo ry'Imana kandi akanemera rikamuyobora muri byose, arakiranuka muri byose. Akiranuka mu byo avuga no mu bitekerezo byaba harimo kwera kw'Imana. Umuntu utekereza bigenze neza nk'uko ijambo ry'Imana ribwiriza, uwo muntu agira imitekerereze ikiranutse. Umuntu uvuga afata reference ku ijambo ry'Imana, akavuga nk'uko ijambo ry'Imana ribwiriza, uwo muntu imvugo ye ihoramo gukiranuka. Umuntu ubayeho, umuntu wambara, umuntu ugenda, umuntu ukora byose nk'uko ijambo ry'Imana ribwiriza, uwo arakiranuka bigashoboka. Ngaho nawe ugenda ugira utyo, weho ubuzima bushingiye ku ijambo ry'Imana. Yesu Kristo